Hello guys, muri video ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga online nta gishoro. Ngiye kwereka intambwe ku yindi uko bikorwa. Ngiye kukwereka kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Wowe kibura gusaba no kuno video kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo nta kintu na kimwe utarukije kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ikintu cya mbere uraza gukora, uraza kuza muri Play Store yawe, uzemo hano wandikemo Pop Live. Pop Live niyo application tugiye kwikoresha kuba twakora amafaranga online nta gishoro. Iyi application rero ukuntu ukora na application uba wakoresha wakora amafaranga uri live. Na application ujyaho ukaba wabasha kujya live ugatangira ukishyurwa, ndetse application ngiye kwereka irizewe 100%. Nta muntu usanga ukagenda ama review uri kubona ko abantu bagiye bayivugaho neza. Ngiye rero kubona ko nzandwe nyifite muri telefone yanjye. Rero kuba ko nyifite muri telefone yanjye ntabwo nshaka update kugira ngo video itaba ndende, ndahita nkora back gutya mbanze nze nyifungure ko nyifitemo. Ngiye ndahita nza nyifungure. Ndetse abantu bayishaka barebe muri link muri comment ya mbere baraza kuyibona muri link bihita bageza kuri Pop Live. Nimba utaratangira kuyikoresha utangire kuyikoresha. Urahita uza hano kandi handitse ngo login with Google. Ushobora gukoresha login with Google cyangwa se login with Facebook, ariko ibyiza no gukoresha login with Google ugahita uhitamo email yawe. Tuza kandi tukande kuri accept mo email yawe, ugategerezaho gato. Tegereza email yawe bibanze loading. No email yawe numara guhitamo email yawe urahita ubona handitse ngo agree and share, uhita wakanda neza cyane. Hano urahita wakanda neza cyane, ituze wakande. Tegerezaho gato ubanze wakande. None uri kubona ko tugezemo hano, none tugiye kwiyandikisha. Uri kubona ko details twisanga hano ameze gutya. Ndetse guys, ibintu ngiye kwereka hano aba ari byo biraba byiza, ari byo ukurikiza. Uratuza hano uri kubona ko turanze dushyiramo profile gutya. Mbere uko dushyiramo profile kamanze nkubwire iyi application abahabwa amafaranga menshi ni female. Rero biba byiza uyuze ugahitamo female, nibyo byiza. Niyo nama nakugira na male wayikoresha, ariko byiza waza ugakanda hano handitse female, nibyo byiza kuko abantu bakoresha female nibo bahembwa, nibo baha amafaranga menshi, ndetse nibo bayiboneramo amahirwe. Numara guhitamo female rero ushaka no gukoresha male wabishatse, ariko byiza nuko wakoresha female kugira ngo ukoreshe male. Ugahita uza ukajya muri profile ukabashyiramo ifoto yifuza. Ngenda ahita nza kiremo ifoto ya female uko misemo female. Guys, female niyo nziza, niyo nama nakugira. Ikintu ndahita nkora no kuza ngahita hano, nimba nahisemo female ndahita nza hano kuri profile tubanze twuzuze ibisabwa. Nimara ndahita nza hano kuri profile kiremo iyo foto ya female. Ubwo ngenda kiramo ifoto nakuruye isanzwe. Ukimara gukanda kuri profile bakwereka ngo confirm. Ukimara gukanda kuri confirm uraza guhita ukanda hano gutya uhitemo ifoto yanjye. Uri kubona ko ari iyi ngiyi nakuruye, ndahita nza nyishyiremo neza cyane, nze nyikandeho gutya irahita ijyamo. Uri kubona ko iyi niyo foto nahisemo, ndahita nza nkande hano gutya irahita iza ijyamo. Tegerezaho gato banze birode. Uri kubona ko ifoto yamaze kugeramo. Tukimara gushyiramo ifoto rero urahita uza kuri nickname. Ubwo niba twakoresheje ifoto ya hano y'umukobwa biraba byiza bwo ngo naho dushyiramo izina ry'umukobwa. Wenda reka tuvuge ngo Kesia aba aryo zina tuza gushyiramo gutya. Tumara kuyishyiramo tatuza ku itariki. Byubuze bisaba kuba ufite imyaka 18. Nenda tuza dushyiramo 27 dito dukanda confirm gutya. Uri kubona ko igihugu bo nibo bahise bakishyiriramo, ariko uramutse utari mu Rwanda ubwo nagishaka ko kijyanyemo, ariko unagezemo n'ikijyaneho wowe wahita uza kaza hano ukaba wasacinga igihugu yifuza ukaba wagishyiramo. Hano turahita tuza hano hasi, hano handitse ngo ita the inviter ID. Ubwo uraza kureba muri comment ya mbere uraza guhita bonamo na invitation code nashyizemo, nawe ari uza kuba uraza gukoresha. Genda ahita nza nyishyiremo, nyimara kuyikanda kugira ngo tuze kubona bonus. Ndahita nza nkande hano handitse ngo submit. Tegerezeho gato
banze birodinge. Urahita uza ukanda hano handitse ngo confirm, hano gutya niho ndahita nza. Ukimara kuhakanda uraza guhita ubona ngo complete face verification, kuvuga ngo cyangwa se authentication, kuvuga ngo nuko verifyinga isura yawe kugira ngo ubashe kwakora live cyangwa se n'amakoini yawe cyangwa se ayo mafaranga yawe aze kubasha kuba yaba menshi cyangwa se yakiyongera. None uri kubona ko imaze kubikora uba wabasha kuba wayabona mu masaha 28. Ndetse guys, iyi application ndi kubereka irize 100% abasanzwe muyikoresha murabizi. Urahita uza hano ukande kuri go verifying isura yawe. Urahita uza numara kugera hano, kimara kuhakanda uraza uhita ukanda handitse ngo start to certificate gutya. Urahita uza ukanda hano handitse ngo confirm. Ukimara ku verifying isura hatavuga ngo byabaye successful. Utata tuza hano rero ko kano kantu ko hirya urakabona neza cyane, kano ko hirya uraza tugende tuzenguruka. Hano uri kubona ko hari abantu benshi baba bari live, ndetse uri kubona ko hano hariho akabendera k'u Rwanda. Uri kubona ko live biriho abantu benshi, nibo hariho abantu benshi bagiye batandukanye. Genda nawe ngubu ushobora gutangira ukagenda ukora live. Uri kubona ko rwose haba hariho abantu benshi ndetse batandukanye. Ikintu twebwe turaza gukora, tuza hano kuri profile hano hirya gutya. Kubona ko bari kutwereka ko twamaze kuza kuri 60%. Rero kugira ngo bibe 100% tuza dukande hano gutya. Tuza hano tuhakande gutya kugira ngo dushyiremo andi mafoto anasigaye, kugira ngo tuze kuba twuje ibintu byose bisabwa 100%. Tuza ushyiremo amafoto nk'ibisanzwe. Nidukora back amafoto yose tumaze kuyashyiramo. Uri kubona ko amafoto badusabaga tumaze kuyashyiramo, kandi urabona ko duhise tubona n'umufollowers umwe. Kubona ko tumaze kubona umufollowers umwe. Ushobora kuba watumira abantu ukawabona bonus n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kuba waza hano ukagenda ureba utu video tuba tugiye turiho. Uri kubona ko haba hariho amavideo menshi agiye atandukanye, nuko na internet aje dufite. Ariko ubona ko hariho abantu ushaka kuza ukajya uploadinga video kubasha gukorera amafaranga menshi kandi afatika. Rero nkwibutse ko iki yari igice cya mbere cy'iyi application Pop Live tubonye kuri YouTube channel yacu. Niba uri mushya ukande subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzabone igice cya kabiri na video nyinshi nk'izi. Ikindi cyandika muri comment tuzagikorera muri video y'ubutaha, ukande like. Ndetse muri part 2 nkaba nzaza mbereka ese ni gute wagera live, ni gute wabikuza ibintu nk'ibyo, ese ni biki bisabwa. Nzabasobanurira ikintu cyose muri part 2 tunabikuza. Murakoze.